ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 37 by'umweru bisanzwe, tariki 27 Ugushyingo 2024. Ngaha tujye guhura n'Imana. Isomo rya mbere niyo mu itariki ryahishuriwe Yohani intumwa, umutwe wa 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Njyewe Yohani mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye kandi gitangaje, n'abamarayika 7 bacigatiye ibyorezo 7 aribyo by'imperuka, kuko muri byo uburakari bw'Imana bwari bugeze ku musendero wabwo. Hanyuma mbona ikimenyetso cy'inyanja ibonerana kandi ivanze n'umuriro. Abatsinze cya gikoko, ishusho yacyo n'umubare w'izina ryacyo, bari bahagaze kuri iyo nyanja ibonerana bafite inanga z'Imana. Nuko batera indirimbo ya Musa umugaragu w'Imana n'iya ntama bavuga bati, Nyagasani Imana mushobora byose, ibikorwa byawe birakomeye kandi biratangaje. Inzira zawe ziratunganye kandi ni nyakuri, wowe mwami w'amahanga. Ninde utagutinya Nyagasani, kandi ngo asingize izina ryawe, kuko ari wowe wenyine nyir'ubutagatifu. Amahanga yose azaza maze apfukama imbere yawe, kubera ko ubucamanza bwawe bwigaragaje. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 98. Nyagasani Imana mushobora byose, ibikorwa byawe birakomeye kandi biratangaje. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye, ukuboko k'ubutagatifu byatumye atsinda. Uhoraho yagaragaje gutsinda kwe, atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga. Yibutse ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe, agirira inzu ya Isiraheli. Inyanja niyorome hamwe n'ibirimo, isi yose hamwe n'abayituye, inzuzi nizikome mu mashyi, n'imisozi ivugiriza impundu icyarimwe. Nibuvuze impundu imbere y'Uhoraho, kuko aje gutegeka isi. Azacira isi urubanza rutabera, arucira n'imiryango mu butarenganya bwe. Ibikorwa byawe birakomeye kandi biratangaje. Nyagasani Yezu ntabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 21 umurongo wa 12 kugeza ku wa 19. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa be igihindukira rye. Arababwira ati, bazabafata, babatoteze, babace mu masengero, babarohe mu buroko. Bazabajyana imbere y'abami n'abatware, babaziza izina ryanjye. Ibyo bizatuma mumbera abagabo. Muzirinde guhagarika umutima, mwibaza uko muziregura, kuko ubwanjye nzabaha imvugo n'ubuhanga, abanzi banyu batazashobora kurwanya cyangwa kuvuguruza. Ndetse muzatangwa n'ababyeyi n'abo muva inda imwe, na bene wanyu n'inshuti zanyu. Bazacisha benshi muri mwe, kandi muzangwa na bose muzira izina ryanjye. Nyamara mumenye ko nta gasatsi na kamwe ko ku mutwe wanyu kazagira icyo kaba. Mu bwiyumanganye bwanyu niho muzarokora ubuzima bwanyu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mu bwiyumanganye bwanyu niho muzarokora ubuzima bwanyu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi Imana iguha ibisubizo. Nyagasani, akenshi mu buzima bwacu duhura n'ibibazo byinshi byaburi bisubizo. Icyaduha wowe tukishingisha ubuvunyi bwawe, twamererwa neza. Nyagasani, duhura n'uburwayi bwinshi bwaburiye umuti, bukabura muganga. Benshi bagahangayika, bakababara, bagashavura. Yezu mwiza, Mana y'ukuri, icyaduha wowe tukagushingiraho ubuzima bwacu. Icyaduha wowe tukakwizera, kuko ari wowe umwishingizi wacu. Nyagasani, ibibazo byose duhura nabyo, aho tunyura hose, Nyagasani, uduhe kukwizera, kutwishingira, kuturengera, kandi ukaturenganura buri munsi. Bayoboke b'Imana rero, Nyagasani aradukunda, arifuza ko twamwizera, kuko atubera ikiramiro, atubera ubuhungiro. Wongere urebe mu buzima bwawe aho wagiye utandukana n'Imana, aho wagiye vumbura ku Mana. Dore ko ibyo Imana biryo warambije, uwarambiwe yatashye. Ntugatahe, ariko nunataha, basi uzatahe mu ngoro y'Imana. Uzatahe na Nyagasani nutaha, kuko Nyagasani aragukunda. Niyo utashye akomeza gukuba hafi. Ibyo ukora byose akuba hafi, kuko niyo mwishingizi wawe.
amasomo twateguriwe nayongera gutwibutsa ubuvunyi bw'Imana ko Imana itwishingiye kandi ko yifuza gukomeza kutwishingira kuva ku rwara rw'ino kugera ku musatsi w'umutwe wacu. Nta na hamwe Imana itazi, ibintu byose Imana irabizi kuri twebwe. Nuko rero igishatse ikagikora kuko idukunda byahebuje. Urakoze dawe, Imana isigizwe, Imana ishimwe kuko idukunda byahebuje. Icyaduha Imana tukayizera, icyaduha Imana tukayiringira. Nta kintu Imana itadukorera. Imana idukora ibitangaza byinshi, ariko se njya ngaruka nkongera akayishimira kuyizera. Ongera wizere Imana. Hari imvugo ya Kinyarwanda igira iti akashizwe n'Imana ntigashingurwa n'umuyaga. Ni ngombwa rero kongera kureba niba ashingiye mu Mana. Hari imvugo yindi igira iti uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Twongere turebe uburyo twizera Imana, uburyo Imana itwishingira igihe waba ubizi n'igihe utabizi. Uhagarikiwe n'ingwe aravoma, Nyagasani aratwishingira kugeza n'igihe adutinyura. Isomo rya mbere turi kuzirikanaho y'ibitabo byahishuwe riri gutwerekeza ku batsinze, nuko bagaterura hamwe bakarima indirimbo ya Musa, indirimbo gushimira Imana, Imana y'igihangange, Imana ikora. Nyagasani Imana mushobora byose, ibikorwa byawe birakomeye. Nyagasani Imana mushobora byose, ibikorwa byawe birakomeye kandi biratangaje. Amen. Imana ikora byinshi byiza, Imana itugira neza, nta kimana itadukorera. Nawe rero niba hari ikigezo wanyuzemo ukaza kubona ukuboko kw'Imana, rambura ikiganza ubwira Imana uti Nyagasani urakomeye, Nyagasani urashoboye, uri umushobora byose, nta kikunanira, n'ibyanjye urabishoboye. N'ibyo uriya muvandimwe nabyo arabigutuye, ndabigutuye nabyo, ukomeze ugira icyo bikora kuko niwe Imana ishobora byose, nta kinanira Imana. Ni none rero muri ibyo Zaburi no munsi, Zaburi ya 98 twazirikanye, Nyagasani Imana yacu ibikorwa byawe birakomeye kandi biratangaje. Ntabwo uragera ahantu hakomeye ukibaza uko uzahava, nturagera mu ishyamba ry'inzitane neza neza umusatsi ukagushiraho ati noneho barandiye, za nyamaswa zirandiye. Nuko wajya kubona ukabona Nyagasani arabikoze, urarokotse. Nyagasani afite ububasha bwinshi, ajya turokora buri munsi neza neza ubona ugiye gupfa, Nyagasani agakinga akaboko nuko ukongera ukabaho. Iyo ukomeje kubaho ni ikimenyetso cy'uko Nyagasani akwibutsa ngo nyamara tangira witegure, kuko turi ku musozo, amasomo aratwerekeza ku mpera ko tuzashira. Twumvise mu Ivanjiri Yesu uri gutuma intumwa ze, arazi kubutumwa ariko akazibutsa ko ahagiye kubatuma hagoye, agiye kubatuma ku bantu bagoye, ahantu hagoye, ahantu hanyerera. Ariko arabizeza ikintu gikomeye cyane, ko n'ubundi bazahorana bari kumwe. Yavanjiri ya Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 20 ahagira hati dore ndi kumwe namwe kugeza ku mpera z'isi. Yesu rero yatanze ubutumwa, n'ubundi nirinze kuvuga ko ari ubwikora sinabambeshye, n'ubundi akomeza gushyigikira intumwa ze. Ubwishingizi mu Mana, ubwishingizi muri Yesu Kristo udutora akaba n'adutuma, nta nukomeza kugenda dusigasira. Rero ntukagire ubwoba kuko Nyagasani akuzi kuva ku rwara rw'ino kugera ku musatsi ku mutwe wawe, kuko abiduhamirije uno munsi. Amakuba aragutegereje, ibibazo biragutegereje, ahantu hose uzanyura. Nubwo ibyo bibazo byaza ariko uzirikana uti ndi kumwe na Yesu. Uhagarikiwe n'ingwe aravoma, uri kumwe na Yesu amererwa neza, arishima. Kimwe no mu kizakubwira ubutumwa ko ari ubwa Yesu uri gukora, ntabwo ari uko utazaba ufite ibyago, ibibazo, ibitotezo, inzara, ubukene n'ibindi byinshi cyane, ahubwo nako kantu kumishingizi muri Yesu, ukumva Yesu muri kumwe byishimo by'imbere. Ako kantu umubyeyi gaceho uturongo dutatu. Yesu aragukunda, arifuza ko wamuhaho ibyishimo no munsi, umwizere. Yesu ari kumwe nawe. Ngikizere tugomba kugera Nyagasani kuko adukunda byahebuje. Ni nayo mvugo Kinyarwanda igira iti ikizere kiraza amasinde. Kwizera Imana ndetse ukizera nuko ibyo uri kubona, ibyo ubonesha amaso, hari ibindi birenze. Nyagasani ari hakurya y'ibyo ubona. Nubona ibibazo ukabona ibitotezo ukavuga uti noneho Nyagasani ikibazo kizarangira ryari. Uzizera Imana, wiringira Imana, ugiye kizagera ubona Imana irabikemuye. Nturabona intare ziri gukwirukaho, wajya kujya gucya ejo ukabona za ntare ziratambutse, nawe uratambutse, urikomeje na zirikomereje. Kubera iki? Ni ya Mana, ya Mana yawe iri hafi yawe koko. Nyagasani urakoze kuba utuba hafi, ugatwishingira, ugaturengera kandi ugaturenganura buri munsi.
icyizere mu Mana. Amasomo aratwerekeza ku cyizere tugomba kugirira Imana umwishingizi wacu. Ngo umunsi umwe ngo umugabo yari afite umugore ngo bari babanye neza, bakundana, basabana, babajya inama. Umugabo yizera umugore we n'umugore akizera umugabo we, bombi nanjye kuvuga barahwanye, barahuye. Nuko umunsi umwe muri icyo gihugu ngo haza gutera inzara neza neza, kwa kundi nyine ubura icyo warya. Ubwo wa mugabo wakoraga umurimo wo guhiga, yari umuhigi. Nuko aza kugenda ngo ajya mu ishyamba, agiye guhiga ngo arebe ko abana babona icyo bararira. Nuko we n'abandi bagabo ngo baza guhura n'inyamaswa mu ishyamba, bayirukaho bagira ngo nyine bayifate bajya kuyitapfuna. Wa mugore aba yabibonye, ngo nuko abwira abana bati, bana muze mbabwire. Abana baraza, ati vuba na bwangu mushyire amazi ku ziko mutangire mucumba ubugari. Nuko abana ati saho dukuye, ariko se mama, imboga ziraza kuva hehe? Ko byibuze dushobora kuvuga dufite n'agafu twacumbisha ubwo bugari, imboga zo ziraza kuva hehe? Ubugari turarubumanga. Nuko ngo nyina arababwira ati, bana banjye, haraho nabonye papa wanyu agiye, nimugire icyizere kuko agakurikiwe n'abagabo ntigahera, agakurikiwe n'abagabo ntigahera. Nuko byaje kurangira byumvikane, ya nyamaswa bayifashe, babana bwa bugari byumvikane baba barangije no kubucumba, bararya barahaga, agakurikiwe n'abagabo ntigahera. Bana banjye, bana banjye, bana banjye, agakurikiwe n'abagabo ntigahera. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Nguru rugo aho umugabo ashobora kwizera umugore we, umugore akizera umugabo we, abana bakizera ijambo ry'ababyeyi, urugo rukamererwa neza, bose bagashingira icyizere cyabo ku Mana. Ya Mana ibagaburira, ya Mana ibaha icyo kurya, ya Mana ibaha imboga, akaboga, bakabaho neza mu byishimo bashimira Imana. Kandi ubwo bafite ibibazo ariko bakagumana icyo cyizere, kugumana icyizere ko Imana turi hafi, kugumana icyizere ko tuza guhaha tukaronka, kugumana icyizere ko tugiye mu nzira kandi ko tuza gusoza amahoro turi kumwe n'Imana. Agakurikiwe n'abagabo ntigahera. Yamvuga igira iti, Dieu n'est jamais en retard ni absent, c'est l'homme qui est impatient. Ngo Imana ntishobora gutinda, ntishobora gukerererwa, ntishobora no guhera. Ahubwo twebwe abantu nitwe dutinda, tugatangira tukivumbura, kaza kurangira turi gutaha, turi gutuka Imana aho kuyitaka. Wongera urebe nawe niba ugifite icyizere Imana, urakizeye Imana, icyizere mu Mana. Hari igihe ugera mu kizamini ukibaza uti none ndaza gusubiza iki, wajya kubona ukabona cya kizamini kirangiye kandi utsinze. Hari igihe ugera mu mage akomeye cyane, ibyago ukavuga uti Nyagasani noneho ibi nzabyivanamo nde? Ntabwo rero uzabyivanamo. Ya Mana itwishingira, ya Mana idukomeza. Igihe twakomeretse Imana igatwomora ikadukomeza. Igihe turi mu bibazo, ibyago, agahinda, ubukene, yanzara, ati turaza gukuraho imboga, turaza gukuraho inyama, turaza gukuraho ibiryo, turaza gukuraho amazi. Nuko wajya kubona ukabona Imana irabizanye. Kubera iki? Cya cyizere, kugirira icyizere Imana. Mubyeyi uri mu bibazo byabura ibisubizo, izere Imana, usenge, ntuzigere udohoka. Ureke Imana, uzayigaye gutinda, ntuzayigaye guhera. Imana ntishobora guhera. Imana ni umugabo ukwishingira, agakurikiwe n'abagabo ntigahera. Ukomeze wizere Imana, uyiringire buri munsi, kandi Imana ikugere neza buri gihe. Nawe kandi ukomeze uyizere, uyiringire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. So